Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Dukomeze kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikira kuri Susuruka 7 TV, twizere ko mumeze neza. Nkuko mubizi rero twebwe tubagezaho amakuru atandukanye yaba ya siporo, ariko by'umwere ko tubereka n'uburyo ushobora gutegura igikoni cyawe mu buryo busukuye, amafunguro atandukanye mu buryo busukuye. Tumaze bisi rwose tubagezaho ibiganiro bitandukanye, uko wateka umunyiki, umva ifitwe nayo yitahiwe noneho ubu ngubu mandazi twarayaberetse. Niyo mpamvu rero twebwe tugiye noneho kubereka ubundi buryo bushyashya. Nkuko mubona rero muri kubona imbere yanyu rwose umukobwa Teta ameze neza cyane rwose, ndabona asa neza. Yahinduye umuvuno, reka mbivuge gutyo. Teta, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Estash meze neza. Meze neza. Umunsi wa ndabona rwose waduteguriye utuntu. Uyu munsi ndabatsamo. Radutamo pe. Ngiye kubategurira ifi. Uyu munsi ngiye kubategurira ifi. Yego. Nkuko mubibona rero hano hari fish filet tilapia. Mbere yo kuyitegura turabanza tukayimarina. Kuyimarina ni gutegura. Tugiye kuyidekora, tugiye kubanza kuyisiga ibirungo. Yego. Hano hari dufite umunyu, paprika, white pepper, tukagira na breba n'amavuta. Ubuse biradufasha iki? Bigiye kudufasha nyine gutegura iyi fi. Turabanza duhere ku munyu, dushyireho gakeya. Urabona ko nambaye ga, iyo umuntu yambaye ga ntabwo ari ngombwa gukoresha ikintu cyitwa ikiyiko. Rero iyi ngiyi ni paprika. Paprika mwayibonye? Turayibona. Ituma bihindura ibara, bigasa neza. Ko bihindutse? Bihindura ibara nyine bigasa neza. Ariko byinshi anyeretse ya shusho y'iyo ntuza bari baguhayemo. Hari umuntu ushaka kuvuga ati ariko iyo fi ntabwo watweretse. Ni ukuvuga ngo iyi fi uyigura kuri boucherie izo arizo zose zikwegereye, baba bayifite. Yitwa fish filet. Wagenda ukayigura tilapia. Fish filet tilapia wayigura. Kigira gutya turebe. You see? Sorry, you see? Uri kubibona? Agacuritse. Imbura ndebe nsome neza. Yego, ha gutyo. Rebesha gutyo. Gutyo. Fish filet tilapia wakagura nawe ukagakoresha mu rugo. Murabona ko hano nibereye ni mu rugo bisanzwe. Hano niho mu rugo mba, aha niho ntuye. Rero ndi kwereka abantu bibera mu rugo atapana. Urabona nta bikoresho byinshi bihari, abya bindi muba mumenyereye. Yewe rero hano mu rugo nikorera utuntu twanjye. Ako ni agaki? Aka ngaka ni black pepper. Ni white pepper, sorry. I mean ni white pepper. I'm so sorry, nta muntu utibeshya. Yego. Murabona ko tugiye gusiga n'urundi ruhande, tugiye kurumarina. Turashyira hakuno gake. Yego. Paprika nkuko bisanzwe. Urabona rwose ibara rigahindura ibara. Ifi kandi yindi itagira igufwa. Kandi bumva yitwa fish filet koko. Fish filet yose nta gufa iba ifite. Tugashyiraho ka white pepper. Ka white pepper burya agasenda gake. Kari sawa. Kambayeho kuri igenda. It's murabona ko rero maze kubitegura neza. Ubu tugiye gutegura ipanu yacu. Rero kugira ngo ino fi itaza gufata kuri iyi panu, turanza dushyiraho utuvuta dukeya. Duke cyane. Yego. Utuvuta duke rwose. Utu turahagije, si ngombwa gushyiraho amavuta menshi. Urabona ko bihagije. Ubu rero murabona ko twamaze gushyiraho ya mavuta yacu. Tugiye gushyiraho akayiko ka breba. Turashyiraho n'akandi kugira ngo utaza gufataho. Cyangwa reka dukoreshe kano, ndabona byaba bihagije. Mbere biramfasha iki? Breba nyine iratuma ifi yacu iza kuza imeze neza, ihumura, ifite kandi isa neza. Kugira ngo idafata no kuri iyo ntuza. Kandi biranayongerera urabona rwose wa muntu uvuga ati ko mbiteka bigafata. Kubita akabreba rwose ntabwo iri bufateho ngishirire. Kandi breba inongera uburyohe. Yego.
bigatuma birahumura neza. Nako tuko rwose ibirego bimaze guhwana. Tugiye gushyiramo ifi yacu, murabibona mwese ko tuyishyizeho rwose wayishyizeho, tube dupfundikiye. Nyine ibi byose ndi kubibereka nk'umuntu uba mu rugo udafite bya bikoresho bihagije. bakunzi ba Susuruka 7 TV mwari mubizi se? Ni ibyishimo, ni umunezero, hari byinshi tubateganyije kuri Susuruka 7 TV, aho twabateguriye filime nyarwanda izajya itambuka kuri Susuruka 7 TV. Iyo filime izajya hanze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero wowe ushaka gukomeza kubana natwe cyangwa se kwirebera ibyiza bihatse iyo filime, kora subscribe kugira ngo utazacikwa. Ni filime yiswe Urukundo Ruhebuje. Uhura n'inzitizi zitandukanye mu rukundo ukabura uko wakigobotora ibyo bibazo. Nkurarikiye kuzakurikira iyo filime kuko uzigiramo byinshi. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Ibi ni ukwiyeranja ku bantu bo baba mu rugo. Aya nibyo tuba dushaka abantu mu rugo kugira yabyikorera, kugira ngo nawe abe yagira gute yabyikorera. hari ukuntu ushaka kujya kubona buriya ko yakora ifi nziza muri hoteli, njye nayikora gute? Ubwo birakomeza kumufasha rwose bitewe n'uko ari kugenda akwereka. Urabona ko bimeze neza, nta kibazo. Urabona ugiye guhindura, urabona rwose none ubihinduye. Urabona ko ifi yanjye ihinduye, urabona ko itigeze inakirira kubera ko akabureba nashyizeho. Turongera dupfundikire. Urukundo yatangiye guhumura. Ino fi yaza kuba iryoshye cyane. Nshuti bakunzi ba Susuruka 7 TV, murabona ko twebwe ubuzima twarabworoheje, nta mpamvu yo gupanika, nta mpamvu yo kwifuza ibyo kurya byo mu mahoteli cyangwa mu maresitora. Nawe uri mu rugo wagenda kuri boucherie kwegereye ukagura fish fillet, ukaza ukaba wayitegura, wamara kuyitegura ukayitegura muri ubu buryo, hanyuma ugafungura kandi ukumva ubuzima bumeze neza. Ntabwo ari ngombwa rero kujya kuyirya hanze. Urabona yaryoshye Bimeze neza. Biri guhumura, uri kubibona, ubona neza. Ndabona rwose kameze neza cyane. Urabona ko imeze neza. Bakunzi bacu rero mujye mukomeza kudukurikirana, dufatanye kugenda tworoshya ubuzima. Ubwo rero nibyo twavugaga ati teta muramubona ari guteka, arasa neza cyane. Njyewe niyo mpamvu nshobora kuvuga ati estashe nabarangira rwose ahantu mushobora kujya kwitayarisha abakobwa kugira ngo buri hasi hose ujye guteka iyo fi rwose usa neza. Teta abona ukuntu ateye ariko nuko hari aho aba yanyuze. Nawe nabwira ati mujye muri koperative Ejo Heza Salon. Ni salon rwose iherereye hariya Kimironko hafi rwose ya Equity. Mujye hagura hejuru ya Equity rwose mu nyubako ya Magnifique hariya Kimironko rwose hafi ya gare ukihagera. Ukavuga ati mu nyubako ya Magnifique ariko cyangwa se kuri Equity niho hagana. Uturutse rwose mu nce za Kimironko, mu nce za Zindiro cyangwa se Kibagabaga, mu kuboko kwawe kw'ibumoso rwose hagana ruguru ushobora kuhagera. Hanyuma ukageramo bakagukorera neza cyane hejuru Equity umuryango wa 17. Ushobora kwandika kuhamagara rwose kuri nimero 0787076433. Murabona ko rwose na niki yacu rwose yageze ku musozo rwose, ndabona yahiye yanoze neza neza cyane. Ubwo rasigaye teta n'ukuyitwarurira ibintu bikagenda neza cyane. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Cyane nkuko cameraman wacu akora kugenda bitwereka, biraryoshye, yayihinduye ifite impande zose. Murabona ko ifi yacu igeze inashwanyagurika, ihiye neza kandi irasa neza.
rero murabona yuko niyo waba uri mu rugo ushobora gutegura ifunguro ryawe ry'umugoroba cyangwa irya saa sita cyangwa irya mu gitondo bikaza bimeze neza. Estashi rero nawe urabibona ko kurya neza bidasaba ngo ube wagiye muri resitora, ko abakiri batari natwe tuzi kwirwanaho. wese ubizi inyuma mu bibazo bw'ikindi subiza inyuma urebe. Ubwo rero murabibona aka gafuniko nshyizeho ni ako kugira ngo ifi yacu umwuka ugumemo igenda ishya neza irusheho kuza imeze neza. Nuko rero nshuti bakunzi ba Susuruka 7TV mwese muri kubibona ibyo kurya byacu bimeze neza, ifi yacu rero irabonetse. bakunzi ba Susuruka 7TV mwari mubizi se? Ni ibyishimo, ni umunezero, hari byinshi tubateganyije kuri Susuruka 7TV, aho twabateguriye filime nyarwanda izajya itambuka kuri Susuruka 7TV. Iyo filime izajya hanze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. ubwo rero wowe ushaka gukomeza kubana natwe cyangwa se kwirebera ibyiza bihatse iyo filime, kora subscribe kugira ngo utazacikwa. Ni filime yiswe Urukundo Ruhebuje. Uhura n'inzitizi zitandukanye mu rukundo ukabura uko wakigobotora ibyo bibazo. Nkurarikiye kuzakurikira iyo filime kuko uzigiramo byinshi. Susuruka 7TV, televiziyo ya buri wese. Nk'uko mubibona rero maze gutegura n'imbuto. Uyu munsi ngiye kubaha ikintu cyitwa keya. Teta ko hano no n'imbuto no waduteguriye. Abateguriye cyane kugenda mbakorera utuntu twiza mutamenyereye. Kori. Ni surprise pe. Ni surprise kabisa. Uyu ni umuneke. Murabibona? Ugenda ukataka. Ndamanda bakeya. Kubibona? Na yafi yahiye. Urabona ko imbuto kuzitegura ntabwo ari ubuhanga bwinshi. Mwayibonye white sauce. Red sauce. Yo ni red sauce. Ugiye kuganishinga nyine. Yo ni red sauce, ni red koko. Yewe atukura. Red sauce. Irandi twatangiye kuganishinga muri kubibona ko abantu baba bari mu rugo nabo bashobora kuba barya neza. Bakakurya neza rwose. Yego. Yewe. Tubyita kuganishinga. Murabona ko ifunguro ryacu rimeze neza. Iyi ngiyi murabibona ni red sauce. Izi ni imbuto. Uyu ni umunyigi. Murabizi ko nababwiye yuko bakunzi ba Susuruka 7TV murabizi ko nababwiye ko nkunda umunyigi. Ari byo biryo byanjye bya buri munsi. Ku ifunguro ryanjye rero inshuro nyinshi nkunda gukoresha umunyigi. Rero niyo mpamvu nabateguriye ifi n'umunyigi. Ntabwo wenda abantu bamwe na bamwe mwari muzi ko bijyana, ariko njye nibyo nakoresheje mbereka ko umunyigi bijyana. Nkoresha n'aka gasosi ka red sauce karimo utuntu tw'utu vegetables. Nkoresha n'imbuto hano. Murabona ko ifunguro ryacu risa neza cyane. Ndabatumiye muryoherwe, kandi murabona ko abantu basha gutegura ifunguro badafite ibikoresho birenze cyane pe. Teta ndi kubona rwose noneho wabitetse bimeze neza, ariko ntago nagendera. Nge ntago nabyemera kuza ndakozeho reka. Nge nagukundira ntago bishoboka. Ndakuze Estashi, ni karibu Estashi. Waza ukumva ibyo kurya twateguye. Yewe reka mwumvire. Je ninsanga bikize. Ubabwire ndakuze Estashi ntabwo ajya ruswa kugisha ukuri. Ndahera hano. Yego. Ako kantu kuno karyoha. Twaba twakabarinye neza. Kagira abanseka ngende kubanza kwirebera ifi kuzirya rigiye babitugora. Yonse kazambyara. Yes.
akazabyara kuko nseka sitavuga ko reka ntabwo ugomba kumbyara ngo ufashe se kare kare wow ndabizi ko biryoshye ndayibatuye ndabizi ko biryoshye ndayibatuye umugigi nawe ntabwo nabura reka 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 yaba we munseke ngo sinzi gufata icyuma ngo ni furusheti munseke iwacu niba ari mu misozi munyihanganire mu misozi oh my god wow estashi ni mu misozi niba ari mu misozi ntimumbe akayafira ryoshye mana yanjye yose nongeye oya kanjye kumva kandi red sauce nayo urabona ko banane kira batwigisha ngo banana ni iki ni banana ukuboko kuraryoshye uku kuboko kuraryoshya umukobwa azi guteka hari umuteka ibiryo bikabira kandi nta kintu utamuhaye ariko wowe ngiye gukozamo umuntu ariko busera amfate akanyomoro ugira amaraso menshi cyangwa amaraso ari kugenda agabanuka kubera icyo ubwo amaraso agenda agabanuka ni imisozi myinshi mba nasimbutse ujya he se stage imisozi ujya he naka kantuza kanyomoro ukaryoshye araryoshye ntakurahiye uburonge ndanyuzwe rwose n'akanyomoro kararyoshye kameze neza cyane inshuti rero basusuruka 7 TV murabona ko tete badutekeye yaduteguye buri kimwe cyose ugomba kurya indyo yuzuye ukaba uzi ko imbuto zirahari senze umuntu wese n'uvuga ati ifi impamvu dushobora kuyifashisha indimu cyangwa gutya nkafata nk'aka karonji nuko mu mazi buriya nka vitamine C ibamo ariko iburyo mba nyifashe C ibyo bijyane n'ifi nyine muryoherwe utavuga ngo sinariyo muryoherwe pe ubwo rero inshuti bakunzi basusuka 7 TV turabashimiye cyane yuko mukomeje kubana natwe by'umwihariko dukomeje gushimira n'aba rwose baba badutumye abo badufatanyije muri iki kiganiro baba baduteye inkunga kugira ngo ibiganiro byose bibagereho murabona ko biba byateguwe n'ibintu byinshi ni ibyo kugura urabona ko kugira ngo rero ibi byose bigerweho dufite abaterankunga bagomba badufasha muri byinshi bitandukanye hari koperative salon koperative ejo heza salon yari Kimironko rwose haruguru ya Equity ugeze kuri Equity ukareba muri etage kuri cyo hejuru yaho rwose umujya wa 17 ushaka kujya mu mukobwa ushaka gukora makeup imisatsi kamera neza bakayigorora bandi inzara zinjiyemo mugende bazigorore zimere neza cyane hari n'abandi nabo bafite bazo bitandukanye imisatsi uvuga ati baragusuka bika byose bikavamo giyayo rwose bagutunganyiza umusatsi wawe neza cyane akoze cyane rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane mukomeze kubana natwe niba utarakora subscribe yikore kora share comment hanyuma dukomeze kubana natwe mukomeze kubana natwe mu biganiro bitandukanye naho utaha tubategurira byinshi ciao ciao Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese.